Reka nkuramutse mu izina rya Yesu. Mwifurije kugira igitondo cyiza kandi umunsi mwiza, ijoro rihire bitewe n'igihe wumviye igitondo cy'umugisha. Uraramutswa na Pastor Imanishimwe Emmanuel. Ndagukunda cyane wowe tubana uko bwije n'uko bukeye, wowe udusengera kugira ngo Imana itwambike imbaraga zayo, Imana ikumere umugisha, kandi nawe umuyoboro kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Reka Imana iguhe umugisha. Nimba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi arahakubereye kugira ngo umwakire, umuture imitwaro yawe yose, kuko we nta kimunanira. Matayo 11 ku murongo wa 28 haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Yavugaga abaremerejwe n'ibyaha, yavugaga abaremerejwe n'amakuba n'ibigeragezo. Nimuze munsange ndabaruhura. Umuririmbyi aravuga ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwira, umubwire buhoro bya bindi bikureza, cya cyaha wanze kwatura. Biragoye ko wabwira ngo umugabo wawe umwana ufite suwe, icyo kiragoye cyane. Biragoye mama, ariko ngo mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba. None wirira, mubwire ibiri kukubuza amahoro. Kuri umusambanyi, waroze, wagambanye, wishe, ariko mbabwire ni amahoro y'umunyabyaha. Ni nayo mpamvu Yesu ashaka kuguha amahoro. Ngo mubwire buhoro ibikuriza, ngo nimuze mwenyine twihererane. Ihererane na Data wa twese uri kumva igitondo cy'umugisha. Uce bugufi usaba Imana imbabazi, uyibwire ikubabarire, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, igukure mu gitabo cy'abazarimbuka. Biravuga ngo ukora icyaha nta kindi gitera umuntu ubwoba kugira ngo bisoze rya sezerano. Yohana yavuze by'isi nshya n'ijuru rishya. Yavuze ko ijuru n'ubundi hazabaho n'iyindi si y'abanyabyaha, ngo aho bazahekenyera amenyo, ngo ni hanze y'iyo si. Ngo n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora, ngo n'abanyabwoba. Rero mu busesenguzi n'ubushakashatsi bwanjye, nasanze ubwoba buterwa n'icyaha. Umuntu akaba nta mahoro afite, yarakuyemo inda nk'icyatanu, abana yakuyemo bamugaruka nyine. Ariko wabwira Yesu akakubabarira, nta kijya kimunanira. Bibiliya ivuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, nta cyaha Kristo atababarira. Gusa njye babwire, nanabwira abantu bakora ibyaha mu nzu y'Imana bavuga ngo biyitiriye Kristo. Hari ibyaha ukora Imana ikaguha ingaruka ukazirengera, Imana ikugirire neza. Cyangwa ukabona umuntu yakoze ibyaha byinshi, yanduriyemo sida, ngo araje ngo numvishe Imana ikiza sida. Ariko irabishoboye, ariko ndakubwiza ukuri, iraguhamagara hakiri kare kugira ngo uyitabe. Iraguhamagara ngo wature. Ibaze igare ryawe rimanutse waranze kwatura, ukarimbuzwa n'uko wagize ubwoba bwo kuvuga ngo rega umwana w'umugabo wanjye si uwanjye. Mu gitondo cy'umugisha tuvuga ibyo tuyobowemo n'umwami Imana. Ibyo ukora byose wiherereye bitanezeza Kristo. Biravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ubwo na Kristo azaza, ngo azarobanurira intama mu ihene. Ihene uko azi ibumoso n'intama mu buryo bwa Data wa twese. Rero nimba uri ihene, nimba uri intama, ibyo ngibyo urabizi. Ariko nimba uri ihene, vuga ngo mwami Yesu, mbabarira uyu munsi, nezwe n'amaraso yawe, nitandukanyije n'ikibi cyose n'icyaha cyose, kandi nizeye ko umbabariye, nanjye unandukanyije n'amateka mabi. Nyandika mu gitabo cy'ubugingo, unkure mu gitabo cy'abazarimbuka. Nurangiza uvuge ngo Kristo ndakwizeye, mfata ukuboko nundekure. Reka amateka yanjye guhera uyu munsi abe mashya. Bisabye nizeye ko umbabariye. Amen. Uzagenda abashumba basizwa batambye mu isengero ry'Uwiteka Imana bakubatize, kandi uhinduke icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Witeka ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe, kandi shyira ku rufatiro bene data bemeye kukwakira muri iki gitondo n'abashiki bacu. Amen. Uyu munsi kandi nanone iki gitondo
ndanezerewe cyane. Ndimo ndifuza kukubwira ijambo rimwe gusa rivuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, siko bizaba kubategereza Imana, kereka bava mu masezerano ari nama. Ndimo ndifuza kukubwira irindi jambo rya kabiri rivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze. Iryo jambo riherekezwanya n'amagambo ngiye kukubwira ngo hariho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Iri jambo ryakuye abantu bose mu rujijo, rikura Timoteyo mu rujijo rwo kwibaza kuri bene se basenganaga ariko bakamucumuza n'ababonemo agakiza. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo riramfashije cyane. Imana ishimwe. Ryongeye kumfasha, ni ijambo nkunda muza mu kanwa kanjye, rijya rinyubaka nkaryihaniramo kandi nanone nkaryigiramo ibintu byinshi bikomeye. Mwigiye isi n'abantu bayo, mwigiye minisitiri n'abantu bayibayemo. Imana yo mwijira ishimwe cyane. Aramubwira ngo nuko rero umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka byakabaye byiza Timoteyo kwava mu bidatunganye. Aramubwira ngo Timoteyo we kureba abantu ngo bahindutse inyamaswa. Yamubwiraga ku muntu bari baziranye neza mu migani yo kwihangana no guhumurizanya. Nanjye ndakubwira ngo ihangane ntureke umurimo wa Data wa twese. Aramubwira ngo kuko mu nzu y'inyumba hatabamo ibikoresho by'izahabu gusa, n'abarozi babamo mu rusengero, n'abagome n'abagambanyi babamo, n'abasambanyi babamo, n'abakunda kubeshya babamo. Ntihabamo ibikoresho by'izahabu gusa, ahubwo habamo n'iby'ibumba ndetse n'iby'ibiti. Aranamubwira ngo bimwe babikoresha iby'isoni nke, ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro. Mu nzu y'inyumba ukaba pasiteri, uri igikoresho bakoresha iby'isoni nke, ukava ku ruhimbi ugasambana, ukaba umuririmbyi ugasambana. Byari n'ibintu bijya binsetsa, ugasanga umuntu ari kureba ku gihe cy'Imana akarenganya umuyobozi wa gahunda wayoboye. Muzabyitegereze. Hari akantu nabonye abantu bagomba guhindura, nyamara umwanzi wacu Satani ni umurezi, ahora yivuga nk'intare, ashaka uwo yacocomera kandi ashaka uwo yakiba yanakica akarimbura, akatwibira mu gihe. Abantu batagira gahunda. Nanjye ndi umuntu ugira gahunda, ariko mureke mbabwire, nugera imbere y'Imana jya ushaka ubusabano, uyibwire ngo Data ibyo ushaka aba ariko biba, nushaka kundekura undekure. Imana iguha igihe cyayo neza. Ariko reka twe kuvuga kuri ibyo ngibyo byo gutindana n'Imana. Ugasanga umuntu asohotse atanumvisha ijambo, agiye gusura umusore muri geto, yahakura indangomana n'ibiki byose, akandara akaba rubebe, kaba amafene n'amacibiri byose. Kibaza uyu muntu, kandi nanone ukabona arashaka ko bayihutisha igihe akajya kunywa ubushera. Ari isi bamutegeyemo bya bikoresho bakoresha iby'isoni byo mu nzu y'Imana. Tukumva umurokore wacu ngo yatashye, yabuze ubwenge. Cyakoze ko Imana ni umukozi w'umuhanga, ati nimusengere umugeni, umugeni aratashye. Umuntu akiye yagiye kunywa ubushera, yasohotse akirirwa neza, imvuzo zimugaragara mu menyo. Ho ni mu cyaro, hari icyo kintu yagiyemo, cyangwa se ngo yagize. Murekeze ubuzima dufite nubwo Uwiteka Imana. Iyi ndirimbo njya nyitekereza bivuga ngo iyo turyamye dusinzire cyangwa tugenda mu mihanda duhirindwa n'imbabazi z'Imana. Kandi nanone gukora kw'Imana n'iminota y'Imana, ugasanga wowe uri kuyijujutamo ngo batinze bagize gute. Uko ni uguterwa na Satani gukomeye, kuko igihe nimba kizamura kamere yawe, igihe cyonyine cyo mu rusenge iminota mikeya, ugasanga abapasiteri mutubabarire rwose, kubera yuko baratewe. Abantu bagiye heza, bagiye kunywa ubushera, abakobwa bagiye gusura abasore muri geto,
abasore bagiye gushaka abana bari burye, abagabo bagiye guheheta ku bagore b'abandi, abagore bagiye kujya mu maroji we ya hani ngoro. Ariko mana we, njye naranatanga ngo ndakubwira abantu ibintu mvuga nimba nta experience mbifitiye biba ari ikiba. Ukabona umugore w'umugabo wari uzi neza ari muri hoteli runaka n'umugabo bari kumwe suwe, kandi wamwitegereza ukabona ni umunyamasengesho, wajya kubaza ikintu kibitera ntacyo. yaterewe mu nzu y'Imana, arimo arashaka gukoresha igihe cya Satani. Satani rero azakigufatiramo akikurimburiremo, agutera utiteguye, wikubite hasi utanabonye umwanya wo kwiyeza. Wowe uravuga ngo ndabikora nzajya kwiyeza. Ibaze rero baye uri kugenda, hari umupolisi w'inshuti yanjye yamaye temwanyaje uburyo yari ahagaze ku muhanda akabona umugabo n'umugore bari gusambanira mu modoka, ngo ako kanya ngo ikimodoka cyaramanutse kibarenga hejuru. Nawe numbaze singe wahera, ariko iyo ni true story. Ukibaza ibi bintu bizatugeza he? Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma umva kunivuze Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12. Bene data, nkunze kuvuga ibi kubera ko isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka Imana. Niba umugabo wawe atakunyuze mubwira ikibazo afite, ariko nimba ari karande na kamere itandukanye n'ikibi. Biravuga Paulo yandikira Timoteyo hambwira ngo muri iyo nzu y'inyumbu babonamo pe harimo abagabo basambana, ariko ngo bimwe n'iby'icyubahiro. Ariko aramubwira ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ikibi, wazaba abaye igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Uyu munsi abantu wavugishaga bazi ko neza uri umugabo w'umuhehesi, bazi ko uri umucuyi ndetse n'ibindi wakoraga, wahinduka ukaba igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Ni nayo mpamvu yanageze hano ku Baroma harabandikira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ko ari byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nuko Paulo yababwiye. Njyewe hari ibintu bijya binangaza, ukabona umuntu afite imyaka 45 n'irindwi ngo ndakwiye kuba umukecuru wa viziyo. Nitunaretse bari abana baba bafite imyaka ishyushye, abantu bize ikintu bita education n'abantu bize uburezi biga neza, uramureka agashyuha ukamugira inama akabyanga. Iyo yanze kuyumvira byibura ngo aje uko gushyuha kwe kuramuca. Ariko se nk'umukecuru, umukecuru wa 45 wibutse ibitereka ibitaramo byasheje, ngo baravuze ngo abagabo bakunda uri umuce uzure akambara mina akajya mu muhanda 45. I Kigali upfa ubugira ngo baracyari inkumi, ariko neza imyaka ye ntingana nuko atekereza, yambaye ubusa. Nibyo byari biri mu itorero ry'i Roma. Arababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimutange imibiri yanyu. Abantu bari barahaye umutima Imana ku magambo, ariko Imana ikabona imibiri iri kubatandukanya kubera ko bari kuyoborwa n'imitima n'imibiri yabo. Ikababwira ushobora guha Imana umutima, wowe ubwawe ukizeza ko wayihaye umutima, ariko umubiri ariho na kamere ibarizwa. Kamere ikakuganza ikakuyobora, ukajya witwa umukristo ari kuyoborwa n'ikintu umubiri. Habwa ati rero aba bantu sinababwira kuko bakira Kristo batanze imitima. Ubwangu ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera kandi bishimwe n'Imana. Umukobwa yambare neza uko bikwiriye, umumama yambare neza uko bikwiriye. Ndagira ngo tubisobanure neza ubyumve.
arambwira ngo kandi nimwishushanye nk'ab'iki gihe, umuntu akaba indaya neza mu myambarire, ariko afite umutima adasambana, ariko umuntu wese yamubona akaba turase buriya arakishijwe ra, buriya urameze gute. Ni nayo mpamvu ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ngo mube ku mutima Kristo arimo ariko ku mubiri ntawe, abantu bose babarebe. Ndimo ndakora i Rwamagana akazi k'ikiyede, bari kubaka etaje y'urusengero 2015. natambutse ahantu nsanga inkuru irarangiye, ariko inca mu matwi ndayumva neza. ngo hatambutse umunyonzi ndetse hacaho n'umukobwa ngo wari mwiza, yambaye kwa kundi bajya bambara nyine hejuru. umunyonzi aravuga ngo ndeke kunyonga ninshaka njye muri gereza. Birarangiye umunyonzi abavuye ku igare ajya gucakira wa mukobwa. Sinjye wahera ibyabaye nawe urabyumva. Yahakuwe na polisi. Uwo muntu wishushanyije nk'iki gihe avuga nkawe ngo agakiza ni ku mutima. Ni wishushanye n'uw'iki gihe nawe ubwawe ubirebe. Wowe nabaye Cosmos Nyamirambo, nari mutoya nkajya mbona indaya zo ku muhanda zitega zikapfa no gusifura. Ukuntu zambara nk'abarokore b'iki gihe bafite ako gakiza ko ku mutima, ariko batahaye imibiri yabo Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Amen. Bibiliya iravuga ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mufite imitima mishya. Uwo mutima wo kugutekereza, none umutima ugire mucyo uvuye ngo none ubaye mushya, ngomba no gutekereza uburyo ngenda makeup nshobora gukoresha, uburyo nshobora gukoresha umusatsi. Nitukubujije bigire neza, ariko niwishushanye ugire umutima mushya. Indaya ya Cosmos birababaje kuba utayitandukanya na Diakoni ku ruhimbi. Ku ruhimbi none ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu barafata imico y'abazungu, byari n'ibintu bijya binangaza. Nuko nabwije abantu kuri bakanangaza. Umuntu abaye adashinga kanabye, nawe akishushanya nk'abikiye none bitanamubereye. None wowe nibasigare bareba bagize irari, ni umuntu wambara nabi, ntibamurebe ntiyagere n'umuntu ugira irari kuko nashinga pe. Ariko nanone bicwaka bati nkore ya koko kweri uwa 45 ni maguru ya sarwaya nebimeze bite. Abantu harababwira ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugeze imitima mishya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndababwira umuntu wese ngo muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari. Ntiwifata uko utari. Usanga umuntu w'imyaka 45 urakora ibintu by'umwana wa 21-18. Ubwo uko nguko ni kuri koko kwe. Suzuma maze kubera ko twigishijwe nabi, kamere zacu zikatuvutsa kutubwira ibintu bikomeye. Imana itugirire neza. Ukarakara umaze gusenya ingo zigera muri 5 kubera kamere yawe. Niwigeze uhinduka ngo ugire umutima mubi. Ubu umugabo cyangwa umuntu wenda abasore da, nawe wirirwa utera inda ukihakana kugira ngo uhagarare ku cyubahiro cyawe. Ariko bene da, ndabinginga, iri jambo riri kwinginga kubw'imbabazi z'Imana, hinduka ube mushya, no ku mubiri bigaragare neza ko wabaye mushyashya. Njyewe nakuriye mu nzu y'Imana, ariko mu gukurira mu nzu y'Imana nari mfite igikomere gikomeye, mpinduka umuhanzi wa hip hop. Mu yandi magambo mpinduka umuhanzi kubw'igikomere. Ibikomere byanjye byose nari narabuze umuntu mbibwira neza, naramubuze numva nta muntu mbwira ngo numve ngo ndiyakiriye. Ariko umugabo bita Yesu araza nkuramo ibikomere. Kandi nakuriye muri Sunday school, sinigeze nywa inzoga, ariko nanjye nari narabaswe n'igikomere cya mbere cyo kutababarira, icya kabiri cy'agahinda. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Muri ibyo bikomere nambaraga ipantaro y'icupa pe, nanjye nifataga uko nari. Nkabona ibintu ntibijyanye, wenda bambwiraga nyine narahindutse umusitari. Bantu twiganye barabizi, iyi ni temwa nyaje ikomeye nifuza kuguhaho gatoya.
hanyuma maze kumva Kristo muri njyewe ndahinduka nambara itise. Abantu b'agaciro bafite good mindset baravuga ngo you are smart. Abantu bafite bad mindset bakaba bati ngo mbega umuntu wambara igitise. Simbwe abantu ngo bambara amatise, bambare baberwe uko babishaka kose, ariko be kwifata uko batari. Ugasanga umugabo yambaye ikabutura ngo ni ipantaro, nawe ari kugenda mu makibaza uyu mugabo imitekerereze kandi ni umurokore akanashima Imana ku cyumweru. Noneho bamwe bafite agakiza gafite location, agakiza ni kamwe. Ngo i Kigali nyine ukibaza ngo i Kigali we na mu cyaro i Bujumbura ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo ni bad mindset. Uzarimbuka n'ubwibone. Ubwibone bujya burimbura abantu. Imitekerereze ye ngo agakiza ni ku mutima. Ejo bundi nababwiye ijambo riri muri Namani, uburyo Namani yavugaga ngo njyewe Uwiteka nshishamo nkanesha abanzi bacu. Ni gute wajya kumbwira ngo ninibire nihane kandi Uwiteka akorana nanjye? Ayo niyo magambo yabo, njyewe Uwiteka akorana nanjye. Barabizi mese, barabizi ko Uwiteka yacishije muri profete, muri pasteri, ko Imana igiye kungirira neza, bimwe bikaba biri kugaragara. Kambabwira Imana ishobora kuguha intsinzi ku banzi bawe cyangwa ikaguha intsinzi muri projeza, ariko uri umube utarahinduka rwose. Ngo bimwe babikoresha iby'isoni nke, ibyo bikoresho, ngo ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro. Ngo umuntu nini yiyeza muri iyo nzu y'Imana bazaba baye igikoresho. Pawulo arababwira ati nibyo koko Abaroma imitima yabo barayitanze, ariko imibiri yabo ntago barayitanga. Abati nitwisamanira Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi, ariko iyo utatanze umubiri Imana ikagusanga utarawutanga, ubwibone bukakurimbura. Twese turi abana. Nari narafashe ibintu byo kwihana. Mu byo nari narafashe n'ubwibone burimo. Kwibona sinarinzi n'icyari cyo. Imana imbabarira ubwibone, kubera ko numvishe babivuga. Ibyo byose tukaba tuzi ko ari bibi. Yesu akugirire neza cyane. Imana nigufashe nanjye ndakwigenza kubw'imbabazi z'Imana, utanga umubiri wawe w'igitambo kizima kera kandi gishimwa n'Imana. Amen. Nitwa Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Wifuza gutera inkunga ibiganiro byacu cyangwa kutuvugisha, reka utwandikire kuri WhatsApp 0784637678. Nimba warabuze umuntu wizeye waturira, Imana irashaka kubabarira abadamu n'abagabo. Iki cyigisho nigeze nyigira, ndabizi Imana yabohoye abantu. Ndashaka kubahatemwa nyaje. Nta muntu waza akakubwire ngo nacaga inyuma umugabo wanjye cyangwa nacaga inyuma umugore wanjye. Ariko reka mbabwire ibanga nabonye. Abantu bose twasenganye baraciye bugufi, barabuze abantu baturira. Ni ukuri kuyera yamamagaye. Nabonye Imana mu buryo bw'umwuka ifungura imigisha yabo, no mu buryo bw'umubiri mbona Imana ifungura imigisha, kandi biragaragara neza kubera ko yaciye bugufi yitandukanyije n'umurezi we Satani umurega ngo uriya uramugirira neza ngo bigende gute. Ibyo narabibonye. Rero itandukanye n'iki? Wanga kuvuga ko wakuyemo inda ukazatwikwa n'umuriro ngo abantu ngo bakubega. Byagenda gute? Reka nze ngiye nkubwiza ukuri. Ngende umunyantege nke, nakoze icyaha rwose, sinakirirwa njya ku ruhimbi. Kabona umuntu yasambanye yagiye ku ruhimbi agahagarara akaririmba akanabwiriza, ukibaza aba bantu Imana irabaganisha he? Imana nikugirire neza kandi kumera umugisha. Zaburi ya mbere.